kureba ukuntu u Rwanda tuvuge rubanye na Kongo rusi u Rwanda rubanye no Burundi cyangwa se ubwo uranavuga ukuntu ihangana rya FCM 23 na leta y'u Burundi kandi barigeze bakuganira navuga nti ukeka ko muri amakimbirane tubona mu biyaga bigari hari ikimbirane ryari rikomeye rishobora kubyara akaga kurusha iry'u Rwanda na Uganda byari bifitanye manza nturi mu cyatarabura ndagifite iyo presumption of innocence ntacyo twenda kubikora abakiri umwere ariko ntago turi abacamanza ariko ubundi abantu bafite diplomasi y'igifute diplomasi iri macua urumva bagakanguriye abandi bati mujye gushora imari sha nimugira amahirwe barabakira yego ariko abadede rero n'abantu bafunga umutwe mbega wanatumia nguvu nyingi bila akili ntago abantu bashobora gukoresha imbaraga ngo bashyiremo n'akili sibyo yego babonye umuntu ari mu venture ikaze bati ngwino ushora imari yari réussite yari success kuri bo ariko si imibare barayifite bareke bamangamanga bamufunga nyine bagire gute ibintu nk'ibyo bati bakoranaga na mu venture kandi bigeze kuvuga umwaka ushize twabivuzeho barano ushobora kuba baratashye mu ibanga buriya nuko mu venture itakigira umuvugizi wa gisirikare nari kuzayibaza wiringo none ntakiriho wabandi mana muri uko ridashira ubu ntituzi no tubaza makuru ya gisirikare muri mu venture agira ngo yabuze abantu ishyira mu mwanya ari gushyiraho badirikabu gusa ndishyireho n'abavugizi uriya bundi ya dirikabu yagombye gutanga umuvugizi wa gisirikare kubanome niwe ukenewe cyane se mpa nibariza ariko ntabwo ndega ko ndeba mu maso ubu ntabwo dufite umuntu tubaza amakuru za mfungwa mwarazicyuye ese Koporo Merance yabaye serija yabaserija gute se karatari mu gisirikare ari imfungo ko nawe utabunkosora cyunkosora umwe utubwire ko basagende gute ari muri mu venture kandi ari umusirikare wo mu Burundi nibyo nenge gukubaza pe nenge kuvuga ni se venture yasabyemo kuba yababera umusirikare ni se venture yabyemera we yari hakurikije igihe itegeko rya gisirikare Burundi ryari mugendanaga niba umuntu abamusirikare abasagente nyuma y'imyaka nk'itatu yazaryibatiza ati imyaka 3 irashize ndi imfungwa indirimbo ya Burundi bwacu nta kintu ndimo kubona yego amwe igikoma cya mu venture nka iwabo nta gikoma bafite barakibuza ari ibibazo muri ritangazo noneho mu kuvuga aho ngaho ko aha tubonyemo hehe tubonyemo bijombo n'iminembwe yego urumva tubonamo za ndondo ibyo ngibyo urabyumva ubwo turajya ahantu ku handi wenda ahegeranye ntabwo tuhatandukanye twabonyemo amasisi hanyuma tubonamo za Karehe aho ngaho nyine bagiye bavuga za Karehe aho ngaho ntabwo wakwagura ibirindiro gukuraho menace ya Minembwe utigiye ngugire za Baraka urengeza y'Ibogobogo ukomeza ahantu ubwo bari imibare nk'itatu umubare wa mbere wavuga uti ahantu drone zarasa zajya zituruka tukazihanura zitaragira Minembwe yego urumva ari hafi uravuga uti ahantu BM itarasa BM irasa kuri metero 50 uko nubundi nutagera ahantu utashinga BM ngo urase Minembwe ntabwo ubukoze ya perimetre de sécurité perimetre de sécurité ushatse kuyitiranya no kwigira imbere ngo wafashe umudugudu aglomeration ya Kingutu waba uri mubeshya abantu ko ntabwo ibyo byabuze uri hirya kuraswa nuri hino kuraswa ntibyabuze uri Masisi kuraswa igikenewe mbona muri mu venture nkuko babyanditse kuriya nukureba bati induru ubuzima ziminsi hehe Minembwe imaze imyaka almost 9 urumva yego Masisi ntibasinziruze na drone nigeze kubarasa Rubero nahe hose jewe imibare yahisiza ni Kindu Karemi na Kisangani Gasaro TV nigeze kubwira umuntu ejo wundi ashaka kubigira intambara nyine by'ukuntu ibihugu bishwana nkuko M23 na Ndayishimiye batashobora kugira gute niba bisimwa aragiye ko ngomanda Ndayishimiye reka tuvuge serende muri rusange ni ifite continuance muri icyo kintu no kuvuga ngo ndababwira uwo muntu nese sha kureba ukuntu u Rwanda tuvuge rubanye na Kongo rusi u Rwanda rubanye no Burundi cyangwa se ubwo uranavuga ukuntu ihangana rya FCM 23 na leta y'u Burundi kandi barigeze bakuganira navuga nti ukeka ko muri amakimbirane tubona mu biyaga bigari hari ikimbirane ryari rikomeye rishobora kubyara akaga kurusha iry'u Rwanda na Uganda byari bifitanye none se 0 seconde nta ikibazo cyakemutse mu gihe cya Muhoza ntago abantu bose babizi ubu se hari ikibazo wagira ugiye Uganda hari ikibazo Uganda yagiraje mu Rwanda cyangwa abantu baracyafatwa ngo bahemukirwe so rero ubona ko u Rwanda no Burundi bitazahura umubano ubona ko u Rwanda na Kongo bitazahura umubano ubona ko Kongo Burundi na Tanzania bitazahura umubano uribeshya yego buriya hari buto imwe umwe ashobora gukanda umubano ukagira gute nibyo nakubwiye kare imipaka igafungurwa niki buriya ni igihe kiba kitaragera it is matter of time no kuvuga iki rero no kuvuga ngo
simbona icyo wakenya akaba yafungirwa uwo wundi wo mu bibanza ibyo byanamukurikirana abifitemo amanyanga kandi umuntu ujyanga mu rukiko ariburana yanabitsinda yaba wakenya yaba nde ntabwo turaha ngo ducire abantu imanza nkuriye mu cyataraburana gifite iyo presumption of innocence ntacyo twenda kubikora abakiri umwere ariko ntabwo turi abacamanza ariko ubundi abantu bafite diplomasi y'igifute diplomasi iri macua urumva bagakanguriye abandi bati mujye gushora imari sha nimugira amahirwe barabakira yego ariko abadede rero nta bantu bafunga umutwe mbega wanatumia nguvu nyingi bila akili ntago abantu bashobora gukoresha imbaraga ngo bashyiremo n'akili sibyo yego babonye umuntu ari mu venture ikaze bati ngwino ushora imari yari réussite yari success kuri bo ariko si imibare barayifite bareke bamangamanga bamufunga nyine bagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo bati wowe wakoranaga na mu venture uwakoranye na mu venture se kurusha Tshisekedi ninde ntibamaranye imyaka n'amezi 4 yego muri Prestige Hotel hanyuma se wakoranye na mu venture kurusha leta y'u Burundi ninde ndayishimiye bisimwa ntiyagiyeho kabiri erega nabo buriya bafite ukuntu bagiye muri mu venture barasuranaga bose nuko wenda uruhande rumwe bivuga ntibivuge Sandri muri imyaka 5 ishize urugamba rwaye mu venture ari naho twamenyeza inkuru zabisimwe Bujumbura nayo hose tuvuga ko ubutegetsi bwa Seride nta delegation yari yajya mu ifasi ya mu venture kudiringa ntago byabura abantu bagufitiye imbohe akubone zirambohe mu venture cyazifite Lance Koporo Merance iracyabafite bara ntibatashye buriya izongere bagaragaze bari Sikovia bawe n'abanyabaganiriza nibarinde bari abantu bashobora kuba baratashye tutabizi kandi bigeze kuvuga umwaka ushize twabivuzeho bari abantu bashobora kuba baratashye mu ibanga buriya nuko mu venture itakigira umuvugizi wa gisirikare nari kuzayibaza Wiringoma none ntakiriho uw'abandi bana muri uko ridashira ubu ntituzi no tubaza amakuru ya gisirikare muri mu venture agira ngo yabuze abantu ishyira mu mwanya ari gushyiraho badirikabu gusa ndishyireho n'abavugizi uriya bundi ya dirikabu yagombye gutanga umuvugizi wa gisirikare kubanome ni ukenewe cyane se mpa nibariza ariko ntabwo ndega ko ndeba mu maso so ntabwo dufite umuntu tubaza amakuru za mfungwa mwarazicyuye ese Koporo Merance yabaye serija yabaserija gute se karatari mu gisirikare ari imfungo ko nawe utabunkosora cyunkosora umwe tubwire ko basagende gute ari muri mu venture kandi ari umusirikare w'umurundi nibyo nenge gukubaza pe nenge kuvuga ni se venture yasabyemo kuba yababera umusirikare ni se venture yabyemera we yari hakurikije igihe itegeko rya gisirikare Burundi ryari mugendanaga niba umuntu aba umusirikare abasagenti nyuma y'imyaka nk'itatu yazaryibatiza ati imyaka 3 irashize ndi imfungwa indirimbo ya Burundi bwacu nta kintu ndimo kubona yego amwe igikoma cya mu venture nka iwabo nta gikoma bafite barakibuza ndetse ukiri kuri mama 23 bwana Mashara mbona yafashe n'umujyi wa Tushunguti ari muri ako kantu bita ngo ni Tushunguti ngo na agglomeration uwo ni mujyi cy'ubundi uwo mujyi wa Tushunguti ko ntawuza aha nabonye ngo ari muri territoire ya Karehe mama 23 yahigaruriye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mujyi nguzwi nk'igicumbi gikomeye cy'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo iyobowe n'uwitwa General Kicho uyu niwe uyoboye imitwe yose yo muri utu duce yitwara igisirikare irwanya mama 23 ndetse bakagaragaza ko aka gace kari kirunzemo FDLR nyinshi cyane yego reka nkubwire urabizi ko ntabwo njya nkanja amanwa sinya ndyiminwa urumva yego ntumbwire ngo Kicungutu ntumbwire ngo duki n'uduki ndavuga icyo wambwira giye nyine nkavuga icyakorwa kikaba kinyuze kirimo kunyura mbega ejo M23 yasohoye itangazo rifite shite y'inkuru yigatangaza vuga ngo bagiye kwagura ibirindiro ndaje igusomere urumva yego ndakubwira nyine cyamakinga amakuru kabana kavuga ati noneho aba bantu noneho bakoze ibintu bya hatari nicyo nje kukubwira kandi nyine kiri muri iryo tangazo kiri muri iryo tangazo AFC M23 iryo tangazo nararibonye niba ritari kwa Kanyuka iri rya Cordon aha iryo hasi yego iryo hasi uko turivuga ziravuga ngo ndasoma ntuze agaheruka yego ndasoma agaheruka ngo face à ces violations répétées de ce seul fait et à l'étendue des crimes et des dégâts enregistrés l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars AFC M23 en sigle prend à témoin le peuple congolais et la communauté
internationale et réaffirmé niho ngiye kugera avec détermination son engagement à assurer la protection des populations civiles par tous les moyens nécessaires bashyira akantu k'agakoryo y compris urumva yego rétablissement d'un périmètre de sécurité conséquent. ni ukuvuga ngo ku cyiciro cya kabiri hano bari bagerageje kwerekana ahantu hari ibibazo sibyo bagashyiramo locations yego ahantu hambere hari mu bibazo bavuga Rumbishi Katari Tucunguti iyo ngiyo uvuga yafashwe urumva bakavugamo Mikenke Masisi Kadasomwa Shigisha Ruyinzi Mitimingi Kundondo Ibijombo Bijije Rushimisha Muramba Kanogo Biziba Mugogo Kwirango Gaparati urumva ahangaha niho batunza agatoki hari ibibazo muri ritangazo noneho mu kuvuga aho ngaho ko aha tubonyemo hehe tubonyemo Bijombo n'Iminembwe yego urumva tubonamo za Ndondo ibyo ngibyo urabyumva ubwo turajya ahantu ku handi wenda ahegeranye ntabwo tuhatandukanye twabonyemo Masisi hanyuma tubonamo za Karehe aho ngaho nyine bagiye bavuga za Karehe aho ngaho za Katare nayo hose na za Mikenke twazibonye hanyuma tujye kuri rya jambo rya nyuma établissement d'un périmètre de sécurité conséquent gushyiraho akarere urumva yego gatuma aho havuzwe haruguru hatekana kurusha uko bimeze uyu munsi ako karere nakubwiye ko mu bintu bya defense ugerageza kwigira imbere cyane yahari ikibazo kugira ngo naho hatuze hatekane noneho za Mikenke turazifata nka Minembwe azihora yose icyarimwe yego tujye muri Masisi tugiye hose ugiye kuvuga ngo Muventi tugiye gushyiraho perimetre de sécurité ahantu nyine kwagura ibirindiro bituma aha havuzwe hatajya mu kaga wari ukiri aho muri Karehe ngo babivugaga mu kanya yego aha ndaza nkubwire ngo Kicunguti ntabwo ari perimetre de sécurité yafashwe kugira ngo tuyigire inkuru nini cyane ahubwo ikeneye kujya kure niho navugaga kwinjira mu ishyamba rya Kahuzi Biega nibyo navugaga izi nyeshyamba zitarinjira mu ishyamba rya Virunga ry'ibirunga rya Nyiragongo na Ntuzi na Nyamuragira sibyo yego iyo perimetre de sécurité ntabwo izakunda kubera ko n'ubundi abo ba FDL bazakora inclusion bava muri iryo shyamba batera wa Karenga batera wa Kunturu batera wa Kirorerwa batera wa Kicanga batera wa Rugari batera wa Goma hano mu nkengero z'umujyi wa Goma hose hagiye hatandukanye zengurutse iryo shyamba icyo si icyambere yego icya kabiri uwa Karehe azaterwa uko byagenda kose izi nyeshyamba zitarinjira mu ishyamba ngo ripekwe kuko ishyamba rya Kahuzi Biega ni rinini rishobora kubera imyitozo y'abo ba FDL rishobora kubakwa amahema akajugujugu akabazanira vitayama z'ibyo bakenera byose za Kongo parike si ikintu wenda ubutaha banahingamo bakorora abasirikare se ntabwo bahinga muri production zabo yego none si igihe utarajya kuharasa ngo ukuremo training zihari refresh abakoreramo urambwira ngo wafashe Kicunguti ngo bigende gute ko stili n'ubundi ntabwo mpazi sindahageraho aho muri Kicunguti ariko ndimo gutekereza ntahamya yuko hari muri ya perimetre de sécurité M23 irimo kuvuga ubwo tujye muri za Minembwe dusubire hepfo niba Ndondo ibangamiwe nujya gukora perimetre de sécurité ya Minembwe byanze bikunze Uvira garukamo kuyifata kuko niyo perimetre ibasha kuranda safe urumva yego Minembwe ndiko n'abantu bahazi nahoze numva na Kedi abivugana n'uyu mukoloneli uvugira M23 Rugabo amuvugira ko nyine amubaza ati se Uvira itavuye mu mwatekana mute Rugabo akavuga ati koko niyo pumo niyo bihaha by'abantu bari mu Minembwe ntago babaho badafite Uvira which means muri iyo perimetre de sécurité M23 yavuze niba atari amagambo yayirenze itazashyira mu bikorwa ndumvamo nyine kwagura ibirindiro bya Minembwe kubyagura gute ntabwo wakwagura ibirindiro gukureho menace ya Minembwe utigiye ngugire za Baraka urengeza y'Ibogobogo ukomeza ahantu ubu bari imibare nk'itatu umubare wa mbere wavuga uti ahantu drone zarasa zajya zituruka tukazihanura zitaragera Minembwe yego urumva ari hafi uravuga uti ahantu BM itarasa BM irasa kuri metero 50 uko n'ubundi nutagera ahantu utashinga BM ngo urase Minembwe ntabwo ubukoze ya perimetre de sécurité nduva BM ariyo mbundira sakure abantu bo muri Kongo bakoresha nyuma ya za drone zo zishwanyuza zaturuka aho zishaka hose ariko ubwo nabyo nabyo zifite ibirometero zitarenga urumva yego hanyuma rero ntekereza ko icya gatatu
ni inkiriziyo zoroshye ku birometero hejuru y'ijana kuri perimetere ya Minembwe. Perimetere ni abantu bazi fizike n'icyo perimeter bivuze. Yego. Urumva? Icyo perimeter bivuze, iyo perimeter bivuze. Ubwo nyine ubariye kuri iyo BM kuri drone ukavuga uti yarasa Minembwe gute? Ko tuzitegera mu nzira tukazirasa cyangwa tukazitegera aho ngo twarashyize iyo perimetre. Nta muzarendo uzaba ugicaracara muri ibyo bice ngo bikunde ngateye Minembwe ateye nde nande. Jewe numvise muri yatangaza ko intambara itangazo gashoza ntambara kuri leta. Yego. Ariko nyine bishobora kuba amagambo ari aho ngaho gusa. Urumva? Ariko wabyanditse azi impamvu yashyizemo ako kantu. Ntabwo ndahango mbijudging ngo either ntabikora cyangwa arabikora, ariko ntago ari bumbwire Kicungutu ngo niyo ya perimetre de sécurité. Urumva? Ntabwo rwose Kicungutu yaba ari perimetre de sécurité utavuga kuri hakurya hakahoze biega kandi kari yawe yigenga yigenzura. Ubundi izi ni inyeshyamba niko zitwa. Yego. Kari inyeshyamba z'ubundi zitinya amashyamba. Zitinya amashyamba Nyiragongo. Ni inyeshyamba n'abanyamugi niki? Simbizi rero nuko nabivuga. Reka twe kuvuga ngo Kicungute ngo yafasha ahantu hakomeye ngo yagize gute. Oya. Perimetre de sécurité ituma abantu batuza bagatekana ya Minembwe, irimo gukuramo Uvira, irimo gukingura amayira ya Mwenga zombi ukayikuramo, irimo kurasa Shabunda. Urumva? Yego. Ndetse noneho kugira ngo gembe zamure kuri level ya mwenyewe wo muri M23 nibura Kivu kugira ngo tuzitekane amatsi ntuze muri cadre yiyo perimetre de sécurité za triple K ziraza mu byanze bikunze. Ngewe nibyo mbona byaba bi programmatique kuvuga ngo ufashe Kisangani, Kindu, Karemi rwose Kivira tekana iryame sinzire. Urumva? Sha nushaka uzaje kwikopeje imbunda muri Amerika, imbundi zaharenze ibisasi zakugora, drone zahaguruka bizakugora, Sukhoi ntabwo izava muri Kasai cyangwa ngo ive muri hose ngeze guteza ibibazo. Aho niho tuzemera ko kuko ibyo M23 ivuga ashyizo perimetre de sécurité, kuko perimetre de sécurité ushatse kuyitiranya no kwigira imbere ngo wafashe umudugudu aglomeration ya Kicungutu waba uri mubeshya abantu, kuko ntabwo ibyo byabuze uri hirya kuraswa nuri hino kuraswa, ntibyabuze uri Masisi kuraswa. Igikenewe mbona muri M23 nkuko babyanditse kuriya nukureba bati induru buri zimaze iminsi hehe. Minembwe imaze imyaka almost 9. Urumva? Yego. Masisi ntibasinzira uzi na drone nigeze kubarasa. Rubero nahe hose. Jewe imibare yahisize ni Kindu, Karemi na Kisangani. Niba batabishoboye nibareke kubyandika. Ariko pe abantu baza kuko urumva wa Masisi asinzira gute badafite na pinga. Uwa pinga sasa sinzira gute badafite Warikare centre. Urumva? Ko hari ikibuga kirege cya Kigoma kindege izahagurikira kaza kubarasa. Ko ya force ya Kongo ariyo yisize insenda. None se Minembwe yatuza gute size fire yanze, sibyo? Kandi ukurwanya ni mu bijombo ari mu ndondo. Kandi Uvira ariyo isapurayinga Minembwe utayifite utayigenzura. Kanyuka reka turebe ibyo yanditse aho ko bizagenda. Ngo bagiye kujyana mu biganiro. M23 nibi ibintu mwabyanditse mu magambo gusa. Amagambo mwandika namwe maybe ntajye no mu bikorwa. Nese kamera n'Imana mikoro z'Imana zirabareba. Abavuga ko bishobora kuba muri Uvira hari icyerekezo cyuko bagiye kujyayo, byo ubibona gute rero? Ngewe ni ya myumvire yanjye nanjye ushobora kuvuga uti ntihwitse cyangwa irahwitse. Ntabwo nkibona Uvira nka focus ya M23 kuko ni ntizo iba itije Kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kubera ibyo yasabwe. Ntabwo rogiye mbona muri cible za M23 ngo mbonemo Uvira. Nta wisubizaho yigeze kuba afite akahivana ku mahoro n'umutekano kugira ngo yubahirize ibi nibi. Mbona ko ibyo bibushyire muri cible focus cyangwa se ngo uvuge ngo ni priority Kekeri Kongo ifite meaning ifurunda byumva. Ariko wowe nujya kumbwira ngo M23 on advance, urumva? Mbwira Baraka ni buranda tangira kuvuga nti koko araho bageze ntibigeze bagira Baraka. Bageze Swima bava Makobora ntibajya Baraka. Bibogobogo bahageze navuga ni at least, sibyo? Hanyuma ugakomeza inyuma ukageza Kamituga, ku Mituga ariko kaharenga cyane kuko nakubwiye ya BM iri Kamituga yarasa Minembwe n'imbunda zabo zikomeye birashoboka. Ndaza kubireba ku ikarita niba bishoboka. Yego. En fait mu buryo buri serious, sibyo? Projection ya M23 tabaye Kindu, Karemi na ntuzi na Kisangani. Ariko reka no kujya Kisangani ufate na Butembo.
kuko na Butembo na Beni, kuko na Beni Mavivi niba ari Mavivi airport yaho irakuzonga, ejo bundi baranayitashye nabonye barayaguye. Ugomba gushaka ibintu, ariko ubundi njyana nibaza buriya kuko mu 28 araswa n'abantu ba Beni bakoze impamvu Beni idakoreshwa airport yaho, babanga ko ibitero byaturuka by'indege na drone, urumva bishobora kugwa mu mboni z'ingamba z'ubwirinzi z'ibihugu bituranye na Kongo, wenda Uganda, u Rwanda, bakabona ko ibintu byagurukira aho ngo bishobora kugwa mu matsa, nka kuriya ziriya ndege zo muri Kongo zajyaga ziyobera ku kibuga cy'indege cya Rubavu. Wenda ibyo ngibyo baragira babona Kisangani ariho hitaruye neza na Bujumbura. So reka tubireye muri ubwo buryo. Je nuko bisobanura niba Kirungutwe, niba ari Kirungutwe, niba ari Kijunguti, niba ari iki, ariyo yiswe ko ari perimetre de sécurité long. Gasaro TV.